Mu giturage cya Sangura ibintu byakomeje gukomera. Mukasekuru wahigwaga na murumuna we Mukanyandwi yakomeje kumugirira nabi. Uwo Mukasekuru ararembye. Kariza wamaze gusobanukirwa neza ko hari hatari iwabo atari kuzigerera bwo butware. Ndashaka umwana uzasimbura akasimbura muri aya matware nkamusiga ku gikingi ababasha akabayobora. Uzabishobora? Wowe wabishobora kare? Wowe wabayobora? Byari byo ariko umwana wanjye ntabwo byemewe. Abakobwa ntabwo bemewe kuyobora mu matware yacu. Urabyumva? Nuko rero mama ntiyabikubwiye se? Mama ntabwo bikubwiye. Kubw'ibyo mpamvu rero nabwiye na mama ko ngiye gushaka undi mugore. Yafashe umwanzuro wo kwigendera kubera ko n'ubundi ntacyo yahamaraga. Ariko mana wamuye iki? Ubu ndangiye kubunga ndi umwana. Nakoresheje iki koko? Abantu bose bandi iruhande bari kubahiga. Rero simbunga kwicisha benshi kaningende nahura n'inyamaswa nahura nazo. Ndi mu biganza byawe mana, abana nanjye. Witwa nde? Nitwa Akariza. Akariza. Akariza wande? Inkende. Inkende muri kumwe? Hanyuma ko mbona uhambiriye amabinga. Uhambiriye amabinga uyatura kwande? Ugiye? Ubwo inyamaswa zakurya sasha? Aho ukandagiye habyarira inzoka. Inzoka zahiyo zikuriye utubwonko ugasara. None ngo hambiriye amabinga uragiye. Hasoni agutumye he? Ibitambambuga by'ubu ngaho hambira amabinga umva imbere.
isazongera ukantuburire wigira ibintu nk'ibi ahubwo ibyo bya Kariza urimo kuvuga ni ibiki? nahuye n'umwana. Sayivugishe neza ndakuzi rwose. nahuye n'umwana. abandi we mbwira ibyo wumva. nahuye n'umwana ariko arambwira ngo yarindagiye ntazi yagana. uwo mwana yari uwuhe? umwana ni uwuhe? umwana abonye ameze ati? niba nibuka neza ngo ni Kariza. Kariza uramuzi? yakubwiye ko ari mwene nde? ari uwande? yambwiye ngo ni Kariza. abanza gukanura amaso areba hirya nyumagara ngo ni uwa Nkindi wawe umuzi? ako kana kazengereje icyaro cyose nta muntu utarimo utitizwa n'iryo zina. ako kana wakabonye cyangwa ni bwa busazi bwawe? oya wisa n'ibintu byo kumoka. wamubonye uwo mwana? namubonye. kumbi wowe uratinyuka umwana nk'uwo akagucaho ukagenda? ese ko abantu namwe mutagira umutima? nk'uwo mwana yaguciyeho uramureka aragenda ate koko? yagiraga iyo ajya ko nabonaga arindagira ngo ntazi n'iyo ajya. nawe uramureka ararindagira umwana ungana kuriya? nyamara ari muri iri shyamba. uretse n'ubugoryi shahu abanyarwanda baravuga ngo utazi agakuraniga umutavu. urumva? ndagira ngo nkubwire kuriya mwana ashakishwa. nimba hari igihombo wagize ni ugutuma uriya mwana gucika. niba ngibi wirirwa mu by'imiti, wirirwa hano muri aya mashyamba ushakisha ngo uri umuhamuzi, bihagarika ubanza uza n'uriya mwana. murampiki ngo nkwereke inzira yanyuze. ubuse shayi inyamaswa zo muri iri shyamba zamusize amahoro. reka kwivugisha nk'impiri. urumva? kwivugisha nk'impiri wowe umva ikintu cyakugirira umumaro. uriya mwana arakenewe. ntabwo ari mwe njyenyine waguhemba. wahurirwaho n'ibihembo bidasanzwe. uwo mwana arakenewe kugeza kuri rwa rwego rutoroshye. nababwira ngo muzizana ngo naya. icyo nakubwira cyo nyumva. urumva? uri kunyumva? ndakumva. uyu mwana arakeneye kuri rwa rwego rutoroshye. Akariza. Akariza k'inyindi mwana wanjye, maze ntukite ku byo abandi bavuga. uzahora umenya ko uri umwana wo mu butware kandi urakomeye. Iki ntabwo ari igisebe, ahubwo uri umwana w'umugisha. uri umwana Imana yanyihereye kandi urakomeye. ntukajye ugira impungenge. ndabizi neza ko uzatabara umusozi wacu.
ariko mana uburambo naho ndi koko ubuze ndi burambuke none se mbigenze mana reka ngusenge kandi mwiringire ndakwizeye mana. Nyuma y'igihe kinini Akariza ari mu ishyamba, nyamara ntiyaryaga. Inyamaswa ntacyo zamutwaye, ariko n'inzara ntiyigeze imwica. Gusa we nk'umwana ntiyigeze amenya impamvu yabyo. Yabonaga bucya bukaramuka nta nyamaswa imuriye, nta n'inzara yumva. Mwana wanjye ngiye kuba nduhutse kuko ndumva naniwe, urabona ko ndwaye. Yemwe bite byawe? Byiza. Amakuru? Neza. Meze neza? Yego. Nose buri gihe ko mbona nkubona uca muri zino nzira bimeze biteye amakuru yawe? Neza. Ubu ugiye hese? Mu mashyamba. Uvuye hese? Mu rugo. Nose witwa nde? Kareza. Nose wa mwana, urabizi ko hano hantu uri kugendagenda habamo inyamaswa nyinshi zizakurya zikakugirira nabi? Urabizi? Nase ntabwo uzitinya? Yego. Usunera kugira ikibazo cy'amatsiko kubera icyo udatinya inyamaswa. Urazimenyereye? Wabaye hanze cyane ariko. Reka mama, inyamaswa mbi ni umuntu. Inyamaswa mbi ni umuntu? Izina rya Yesu. Hari umuntu akugiriye nabi? Yego. Ese ko mbona ari ikintu uri gutinya kuvuga? Mbwira nta kibazo. Hari uwakugiriye nabi? Ese mwana, ayo magambo uri kuvuga ko atangana nawe, ibyo bintu wabikuye koko? Gihorere wa muntu we, isi ni ishuri. Umva rero nkubwire, sibyo? Yego. Mwana wa, abantu bose ntabwo ari bamwe, sibyo? Nubwo wenda habaho umugani uvuga ngo inyamaswa mbi ni umuntu nkumvanye, sibyo? Yego. Ariko ntabwo ari ko abantu bose ari babi. Umva rero nkubwire, sombwe ko ufite iwanyu. Yego. Mbabarana tuzongeye guhurira mu nzira, ugenda urya, ujye wicara mu rugo, ababyeyi bawe nibagenda ugume mu rugo, sibyo? Maze iminsi nkubona uca muri zino nzira, kandi izi nzira nimbi n'abantu bakuru turazitinya. Yego. Mbabarira sinzongeye kumva, sinzongeye no kukubona, sinzongeye no kukumva. Hato ibikoko bitazakurya bikakugirira nabi, sibyo? Nubwo utabitinya ariko ibikoko bijya abana. Yego. Sibyo? Yego. Turabyumvikanye ntabwo uzongera
gucera cyane hano mu nzira muri zino nzira mbi zimeze gutya basi uduca ahantu nyine haca abantu apana guca ngaha mu mashyamba ahantu reba nawe ukuntu haba hameze ubona ahantu wahatambuka kabiri gatatu uri umwana kuko bigakunda ujye uguma mu rugo sibyo sibyo Nyampi umeze neza mama wa Cyuzuzo ari hehe yajyanye n'abagaragu gusarura yajyanye n'abagaragu gusarura ese wowe wajyanye nabo amasaka aracyarimo yego aracyarimo ibigori nabyo nuko nta kibazo ako ni ukuri ntabwo nzi icyo Imana yaduciye ahandi hose amapfa yarateye imisozi yarumye numvisha ko bose bagiye basuhuka twe no gushima Imana nta kundi twabigenza ariko ntimuzigere murangara ujye ureba n'abahungu bateka n'abakobwa ujye ubabwira ntibakagira ibyo bapfusha ubusa kuko ariko natwe byazatugeraho uko byagenda kose ntago mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo inkoni ikubise mu kibu yirenza urugo byateye abandi natwe byatugeraho urukumva Nyampi mujye mugira ubwenge kandi mwibuke no gusenga Imana munayishima ko twebwe tutaragerwaho n'amapfa aho ugenda ujye kureba bagenzi bawe se wa mwana we ko numva nashaka kuvuga nabi bite byawe bundi nakubwiye ngo iki kankugira inama ngiye kukugira ndi nka mukuru wawe muri bari abasore Gahima na Gahigi wabashe guhita mu mwe abasore bakugeze ute uransetse ndi kukugira inama abasore banje bagutwaye iki ubwo se uri kumva guhora ubeshya umwe ngo ndagukunda undi ndagukunda ibyo bintu ari sawa umwami umutware naramukamenya ibyo bintu ukazakumerera nabi kandi kajya nta bwenge ugira gute nta bwenge ugira mbwira rero none Gahigi na Karima bahurira hehe ku buryo umbwira ngo nijye guhitamo mutware nta hantu ahurira nabo basore none se nkawe nk'umwari uri kumva gukomeza muri ibyo ngibyo ari byo sawa nta kintu bintwaye none ubahangaho uri ni mu rugo ubuso wagukubita umwana wundi yatumwishe baramukubita mukubita nisubaha ni mu rugo oya none kuki uticaye mu rugo Shimana usanze none mba nkukubise pe nuko mva ndushye mva rero nkubwire ugiye kumpaguruka imbere ubone warenze sibyo
haguruka imbere n'ubwo bwenda bw'ubucabari wagira ngo ni ubw'abazimu ariko cyangwa iwanyu mukora n'abazimu. Ubu sinandi kuvugana n'umuzimu ntabizi. Girava mu imbere. Ndarushye mba nkukubise. Umva Kayitare mva nkubwire. Ikibazo cy'amapfa kibina muri ubu bwami nicyo cyonyine gihangayikishije abantu bose. Abatware bose niho bari. Nicyo kibazo bari kwigaho. Jewe rero ndeka pe. Ubwo bose ni ukugira tu ntaribi. Umutwara azamenya ibyo bintu neramuka bimenye ni wowe bizagiraho ingaruka bizangira. Turabizi kuri Nyampinga nawe turabizi Petesi. Ariko wowe Nyampinga ukunda abasore cyane. Gabanya gukunda abasore uhitemo kubera ko data wo mu ijuru yadutumye muri ubu bwatsi bwanyu. Harimo umugisha. Impamvu harimo umugisha nuko harimo umwana wavukanye imbuto y'umugisha witwa Kariza wa Inkingi. Akaba ariyo mpamvu imwe rukumbi mbona mwebwe mutaragerwaho n'amapfa kandi ahandi hose yarahageze. Mufite inshingano yo kumwitaho akimara kugera muri ubu bwami bwanyu mugomba kumwitaho cyane. Hanyuma shobuja ari he? Databuja ari hara hirya ku kiraro. Mutware Inkindi muri aho. Aburumuri muri aho. Turabishimiye cyane. Natwe twabasuye. Yego tubateze yombi. Hari ibyo mutamenye muri ubu bwami bwanyu. Harimo umugisha ariko mutazi. Niyo mpamvu ubona ahandi hose amapfa yateye ariko mwe ntabagereho. Aha hari umwana uzazamo witwa Akariza wa Inkindi ariko ntabwo uzi impamvu yatumye yitwa Akariza wa Inkindi. Mukomeze ndabumva. Hanyuma rero uyu mwana namara kugera hano musabwe kumurinda kuko hari abantu bashaka kumugenza ngo bamugirire nabi. Kandi nimutamurinda namwe amapfa azabatera. Ariko kumurinda kwanyu bizatuma ubwami bwanyu bukomeza gutoha bukomeze kumera neza. Aburumuri nababaza ikibazo. Yego. Nanjye najyaga nibaza impamvu ahandi amapfa yateye twebwe akaba ataratugeraho. Ko mbizi ko Imana yo mu ijuru yabahaye ubushobozi bwo kuba mwareba ahantu henshi hatandukanye naho tureba. Mwandangiraho uwo mwana yaba ari nkamushakisha nkabungabunga ubuzima bwe hato akagira n'ikimugirira nabi. Ntabwo twakubwira ngo araha ariko icyo tuzi nuko azakugeraho kandi akagera hano mu bwami bwawe. Nyakubwiye ngo niyo mpamvu uyu mwana yiswe Akariza wa Inkindi kandi ukaba utazi impamvu. Nuko hano hari umugisha uzazanwa n'uwo mwana. Mwebwe icyo musabwa ni kimwe. Umunsi yabagezeho musabwa kumwitaho cyane kugira ngo atazagira ikibazo na kimwe agira. Ukuvuga ubwo ni ukumwitaho nk'umwana ntabwo ubwo azaba yemerewe kuva aha ngaha. Musabwa kumurinda cyane. Nababwiye ko hari abantu bamugenza kugira ngo bamwice barimo baramuhiga. Kandi nimumara kumugirira nabi nakubwiye ko ubwami nabwo buzumagara nk'ahandi. Ndabashimiye cyane Aburumuri kubw'ubutumwa mutugejejeho. Tuzaba tumurindiriye. Murakoze cyane. Turabishimiye kuza hano.